We get guests in the house. We get guests in the house. Guests in the house. On the industry on 93.1 Fin FM. Let's go! Alright, asante sana kuri wari kutwereka ko turi kumwe gatanu kuri gatanu. We got guests in the house nkuko maze kubyumva. Ndikumwe na Nizzo Kabos imbere yanjye. Wagwani papa fresh. Amakuru Nizzo. Cyakoze ni neza ariko noneho studio ndayishimiye cyane. Meze neza bimwe. Asante sana niko bwa mbere kuri muri fine ya. Ya ni bwo bwa mbere. Wa. Bwo bwa mbere ariko nishimiye yuko turi gukorana. Yeah man. Ikiganiro cyanyu najyaga nyumva nkumva harimo vibe nyinshi zimwe zirenze nkavuga ntari kubundi nagiye kabisa. Sinzi impamvu wankanguye rero. Nuko nguko. Wasanze twakwiteguye bya sawa sawa. Byanyabyo kabisa. Kabisa. By the way urasa neza. Urakoze. Yeah, kabisa. Tutarakomeza ni wewe uyambitse cyangwa hari someone behind? Njye ndiyambika. Okay. Njye ndiyambika. Nujya unyambika. Njya mu isoko nkishakira ibyo nshaka twikomereza ya. Wow, byiza cyane kabisa. Ngiye kwambikwa nahendwa cyane. Baze guhemba ukwambika ukanagura ukanagira n'iki ntago byavamo. Kabisa ntago byavamo kabisa. Dore ko na ari muri mu bantu wenda taza kubigarukaho nk'itsinda Urban Boys. Hari ukuntu mwari mufite naka niba nakita aka AKA ka Swagger Boys ibintu nk'ibyo ku cyangwa mwari muri hejuru cyane kabisa ya. Na ariko nibyo none siyo mpamvu twiswe Urban. Ibyo birabisobanuye byose rero. Kabisa welcome to the show. Ni neza ariko nawe. Ewana nanjye ni fresh sana. N'abavandimwe ari abameze neza. Wayibonye nawe? Neza cyane. Asante sana. Nizzo ntabwo yaje wenyine ari kumwe na Queen Ringo. Queen Fine FM, hello Queen. Hi. Ndabasuje mwese. Wow, byiza cyane Queen tugoye ikaze. This is the industry Fine FM. Urukumva kute Queen? Shandi umva neza ndishimye cyane. Nishimiye ko ndi kumwe namwe. Ndi kumwe n'abakunzi ba Fine FM. Ya, tugiye kubasusurutsa. Kabisa. Nkuko narimbwiye Nizzo wambaye neza. Hari ukuntu mubona ko kabisa no klima mwagerageje kuyimaintaininga fresh ya. Ni wewe hitiyamo cyangwa bibeze bite Queen? Ya, ndiyambika. Nawe uriyambika? Ya. Okay. Wow, Nizzo saba yakurebeye byibuze. Efo. Kanyenyeri karanze ahubwo. Hano bafana bakandi. Ya ntago byoroshye. Kanyenyeri nago karimo neza muri no minsi. Shakara. Yaba yandebeye. Gurati. Nago nshaka kumujya inyuma nsa nabi. Sibyo. Ariko ndamurebera ariko akanyenyeri niko nta. Ikiza nuko we akunda kukikandira. Ku kijyanye na kanyenyeri kunajya bikora. Queen ni ubyikorera ntabwo wazumuzaniriza iwe na. Wow, asante sana kabisa. Hanyuma Queen, for your information, bakambwira ngo nari mfite zimwe mu nzozi zanjye nari mfite kwarukoza icarana namwe gutya hanyuma by'umwihariko nanone nka Nizzo Kabos navuga ko Nizzo anzi way back kuva nyiri umwana uko nagiye nkora n'ibintu nk'ibyo ntekereza ko uyu munsi ari so proud kuba twicaranye gutya. Nizzo hari something maybe wavuga kuri icyo kintu ra? Sibona avuga nk'iki buriya iyo umuntu akoze afite inzozi akazigeraho biba ari byiza muri rusange tu. Ikintu cya mbere nuko izo wari ufite mbere na mbere n'ubunyamakuru ukavuga ati noneho nimba n'abahanzi kuko uri umwana kuri njyewe nawe kabisa turisharanye kano kanya kabisa. Ni byiza ahubwo ejo bundi tuzanasangiraho niyo gahunda kabisa. Sana ndumva nabishimiye sana. Hanyuma Fine FM ngira ngo mwabumvise Nizzo Kabos mwamwumvise ariko mwa Queen Ringo nibo tugiye kuganira muri iki gihe cyose kingana gutya gutegura ibibazo nabo baraza kuba bagusubiza mu gihe nanjye nza kuba mbasunikira bimwe mu bibazo
twagiye dukusanya bitewe n'ibyo mwahoraga mutubabazaho ubwo turabibagezaho hanyuma buragenda badusubiza n'ibintu nk'ibyo hanyuma Nizzo wenda reka mbanze ngushimire by the way kuba uyu munsi ukiri muri ino industry hari benshi mwatangiranye batakirimo n'ibintu nk'ibyo gusa nanone nkongera kugushimira kuri inspiration ukomeje gutanga ku rubyiruko iyo uri kuri Queen Nizzo and Queen TV show niba ntibeshye yego hari ubuzima bwawe usangiza abantu ukabona kabisa abantu bari kubikunda ni gake ushobora kubona umusitari nka Nizzo ashobora kujya hari akavuga ubuzima bwe uko yize uko yabayeho uko yatangiye gufonda kariyeri muri rusange navuga ko ari kimwe mu kintu mu by'ukuri na minisiteri y'ubuhanzi akabaye ireba kugira ngo habeho n'amakampeni hanyuma atumira abahanzi nka ba Nizzo bagiye baganiriza urubyiruko n'ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye Nizzo ku ruhande rwawe mu by'ukuri hari maybe some attack maybe ushobora kuba uhura nazo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi dore ko atari ibintu tumenyereye kuba artist wa superstar nkamwe muvuga ku buzima bwanyu muri buriya buryo papa ukamushyiramo mama ukamushyiramo n'ibindi bigiye bitandukanye mbere na mbere yo kubivugaho icyo kintu reka mbanze nshimire Queen we wabashije nanjye nashaka kuva mu bintu bya showbiz nkabivamo nkigendera nkakomeza ibindi bintu wazamura mic gatoya nkakomeza ibindi bintu bishobora kumpa ubundi buzima ariko Queen mu guturana nawe yagize icyo akora ni nayo mpamvu ibyo bintu byanaje ariko ni ibintu nanifuzaga nanjye buriya rero nta muntu ukura kwanza urabanza ukavuka ugakambakamba ugakora dede ukagenda ukaba mukuru bikarangira rero kubwira abantu ahantu hose nanyuze njye mbibara nka bandi b'abana bakiri hasi kumva yuko nubwo bakiri mu buzima bumeze ukuntu ariko bitababuza kugera ku nzozi zabo njye nabaye umusitari ntabizi sibyo niyo mpamvu mba mvuga iriya story muri rusange ni ukuvuga ngo byanga bikunda mu 10 haravamo 5 cyangwa 6 bari buze kuyikunda ikabagirira n'akamaro uri kumva abandi wenda niba abandi ntago habura abapingaye muri rusange ntago habura ibiki uri kumva ntago ushobora no guhuza n'abantu bose ku isi ibyo ngibyo urabizi na Yesu ibyo bamukoreye naswe njyewe ni ukuvuga ngo njyewe iyo mvuze ikintu nyine ndakivuga ugikeneye akacyumva byamurenga nyine nawe akakarenga akikomereza ariko ubutumwa waba utambukije nicyo ngicyo ngamije n'ubundi kumenyekana kwanjye njyewe ntabwo nari nkeneye kugira ngo mbe umusitari njye hariya ibiki n'ibiki oya nari nkeneye kugira ngo byibuze ubusitari bwanjye bugire akamaro mu bantu mbabwire biki n'ibiki noneho aho byanageze ubu ngubu ni hahandi kuno nyine tuba dufite channel yacu njye na Queen uri kunyumva ukabona aho bitambutsa neza kurusha no mu ndirimbo uri kunyumva n'indirimbo yanaza ukahita ubakubitiraho ka katebe gatoki nyine bakamenya ko sibyo kabisa nyine hose utambutse ubutumwa bro true kabisa before yuko mwihuza na Queen hari igikorwa wari waratangije cyawe yari podcast yawe ugerageje no kwikorera media tour hanyuma nyuma yaho nta content nyinshi twabonyeho ahubwo nyuma yaho twahise tuzibura umara igihe nyuma nibwo ugarukanye na Queen muri kombine niki cyo gihe cyari cyatumye uvuga uteka amagarike hanyuma uyu munsi ukaba uje kumwe na Queen sinjya nkunda gufera sinafera n'abanyarwanda nta kintu kitagiramo ikibazo mo gatoya kubera ko kariya kari akazi hari ahantu ndi kugenda ntera imbere mo gatoya ariko
havutsemo akabazo gatoya ariko ntibyaba sinini cyane ahubwo uwaje kubyongera yari Queen niko nabivuga kuko nanjye ntago nari nzi ko nzahura na Queen Queen muheruka ari umwana mutoya cyane nongeye kumubona rero yarakuze arongera nsubizamo ibyo bintu harimo ibintu umuntu aba agomba kuvuga live gutya hari n'ibintu budagomba kuvuga rero buriya ikintu navuga gusa hajemo akabazo bambiparitse ariko ubu ngubu byarongeye rero ahubwo badushyigikire muri rusange. Wow, kabisa Queen ngira ngo Nizzo wamwumvise ati nkuko wenda nabidusobanuriye maybe hari n'ababyumvise bwa mbere akuze ukiri mutoya urakura hanyuma abona noneho murambutse muhuje imbaraga ikintu kinini byabyara muri rusange. Kwanza Nizzo before yuko muratangira gukorana akiri muri kariyeri ye neza nka Urban Boys muri rusange n'ibikorwa bye bigiye bitandukanye watangiye kumumenya ryari wamufataga gute icyo gihe before yuko mutangira gukorana uyu munsi? Nizzo twamenyanye 2010 nigaga primary yari inshuti y'aba anko banjye cyane usangaga turi kumwe baje gusura abanko hari n'akazi nyine bari bafitanye kagiye gatandukanye usanga wenda kenshi barategura akazi bari mu rugo nyine nari muto pe yabo nyine ari bakuru banjye niko nabivuga nawe icyo gihe ntabwo ari mukuru cyane nawe yari akiri muto nyine icyo gihe 2010 ariko nyine umva agena ari muto cyane kuri bo so nyuma yaho turaburana nka 2013 14 turaburana nyine tukajya tuvugana kuri phone no phone bigera aho ngaho nyine turaburana twongera guhura aje nyine asanga muri quartier Kabeza ahantu mba so nabwo ntabwo twahise duhura hari umumama wari waramubwiye ngo hano ngo ruguru kuko hagati yanjye na Nizzo harimo inzu imwe iyo wanjye nawe wabanza agakurikiramo indi nzu none iye ni ya gatatu uwo mama aramubwira ati hano harimo umukobwa ukina filime ni umushiti wanjye yitwa Queen ngiye kumusura Nizzo aramubwira ati ntihazagira umuntu umenya ko mba muhana atabo bantu bakina filime nyine urumva we ntabwo yari azi ko ari njyewe atabo bantu bakina filime ntibazamenye ko mba muhana ati ntihazagira n'umuntu umenya ko mba muhana ya nyine uwo mama aramwihora arigendera sose nyuma aza kubimbwira hari n'umunsi Nizzo yancaho yubitse urutwe yambaye ingofero n'udukabutura akunda kwambara amakabutura ndamureba ndamwihorera yari ari kumwe na mama wenyine ndamureba ndamwira ndavuga nti umunsi uzabamwe tu uwo mama bari mu byirangiye abari wenyine duhuza nyine aramuhamagaye ngo amusuze turi kumwe mvuye kumuherekeje arasohoka nyine tuba turacamatanye gutya ariko icyo gihe kunyuraho ntabwo yari yakubonye maybe cyangwa yakubonye ntabwo namubonye kandi niyo mumenya ntabwo nari kumumenya kubera ko Queen yarahindutse narakuze kurusha uko nari muzi nyine narabyibushye ameruka nanutse wari ikiri gatoya nari nanutse nari nyine muto cyane za za Miss Rwanda cyane cyane urumva nakubitanye nawe ngiye mu kazi nyine nawe ahita nca ari kumwe na mama we nyine yubitse urutwe nyine gutya mba nihishe muri za quartier nashyizemo ibigofero ndamubwiye naramubonye ndamenya ko ndatuza ndamwihorera ariko abasitari nuko bagenda kenshi ku manywa usanga nyari ukuntu gake ariko biranabangama ubuzima buragoye rega biranabangama umuntu aba akwiye kwirekura akajya muri quartier babafana bawe rega nabo baba bakwiye no kukureba ko uba wimereye bisanzwe mu buzima busanzwe ariko ntekereza ko yego biba ari byiza gusa nanone muri kwa kudateza kakaduruvayo k'abafana yego mushaka kubiyereka ko muri abaturage biterwa na quartier ubamo ibyo biterwa na quartier ubamo rero iyo uba muri quartier nziza y'abantu ituje aho bukwiye kugenda gusa ntuburamo abantu baba bakekerana atari kuriya ni Nizzo cyangwa n'indi ibintu nk'ibyo intoki ntizibura muri ntago zabura yemen hanyuma Queen Nizzo muziho kuba mu mikino akunda gukina basket cyane ajya kwigishaho
ntabwo aranyigisha ejo bundi nibwo nakinnyeho nari mpfuye ubuzima byaranze erega ikintu manu uba udakomeza buri kanya urakibagirwa ni nk'uko kano kanya nshobora gusubira muri studio maze igihe kinini hakaba hari akantu gatoya kabura gatoya kaba kari aho ngaho kabura buri ikintu cyose ni mpaka ubu kirimo cyane nta kindi ni nk'uko nawe utari kuri mikrofone umwaka ugashira 2 3 ibiki ugaruka usanga ari ukuntu umuhungu usanga hano haraje abana bafite swag ukavuga mfite umudomo cyangwa ntawe ufite nibyo kabisa amazing. By the way nakunze how noneho mwahuje ni ibintu navuga ko biri kuzana isura nziza hari ukuntu nta couple twari dufite muri iyi game cyangwa se muri no industry iri gusa nkaho iri gushininga muri reka mvuge wenda nyuma y'ino myaka 2 ishize ariko uyu munsi ari ukuntu muri kuzamo ugasanga hari some comment yego nziza hari izindi comment maybe zitari nziza kapushatse kuvuga niye reka mvuge couple hagati ubundi ntekereza ko umuhungu n'umukobwa iyo hari ukuntu bari nanjye niyo mpamvu nkubajije nyine hari kapo turabizi nyine iyo muhuye ibyo bishobora kuba kapo kandi itandukanye itari y'urukundo itari y'ibiki ibyo ngibyo nyine nibyo tuba dukwiye gukosora ahubwo nawe bari kugatamo aho ngaho rero niho nari ndi kwerekeza hanyuma tukiri aho ngaho rero sibyo tukiri aho ngaho ari naho ruzingiye kuri channel yanyu cyangwa se kuri Nizzo and Queen TV show muraza kunkusa ninza kubivuga nabi n'abantu bajye banakurikira ibiganiro mu gihe Nizzo na Queen Nizzo na Queen bajye banakurikira ibiganiro mujya mukora mu by'ukuri yego ndetse n'ibindi biganiro mwagiye mujyana n'ibindi bitangazamakuru iteka muhakana ko muri couple iri mu rukundo muvuga ko ari couple ihujwe n'akazi gusa akazi buri muntu agakomeza ibyo n'undi ibyo ariko iyo umuntu atembereye kuri page ya Queen Instagram ya Queen asanga hari ukuntu hari some post zituma babantu navuga gute batabashyira amakenga wenda reka bivuge gutyo bitewe nuko Queen hari ukuntu amafoto wenda ari hariya menshi haraya Nizzo ari wenyine menshi muri kumwe ugereranyije wenda wijya kure ureka nguce mu ijambo wijya kure Instagram yanjye ifite ikibazo kanaka uri kunyumva kubera yuko yiza kubita nafite ikibazo n'ibiganiro byacu akenshi tureke wenda kuvuga ngo post za Queen nzishyizeho naho byari kubanza kunyuraho kuko it's my job uri kunyumva ikindi Queen kuba yampostinga cyangwa se yapostinga turi kumwe n'ubundi abanyarwanda barabizi ko dukorana nta kintu kigoranye kirimo rero umuntu wese yikuriramo icyo ashatse sibyo we nakuremo ibyo ashatse apfa kuba ataje gutukana sibyo uri kunyumva taje gutukana natwe ntitwamututse ahari sibyo we naze yirebere watekereza ibyo ashaka so Queen rero njyewe umurananzi iyo nagiye mu kintu cy'urukundo ako kanya mpita mbishyira hanze ngaho ikindi rero Queen buriya nibinacamo nzabatangariza byihuse ushobora no gusanga ndi gutereta bro you never know ntawamenya nyine so reka bicemo ibya mbere twebwe twishakira ni job nta kindi tu byiza cyane hanyuma Queen bajya bavuga ngo Nizzo ni umuntu utoroshye ku myanzuro ye ku bantu wenda bamuzi neza ubasha gukaruma Nizzo gute muri yego bibaho ko hari igihe wenda hano bakorana ngo n'ibirahuri bijya bikomanya mu kabati n'ibindi nk'ibyo in case wenda Nizzo yabaye like wenda mutari nko guhuza ku kintu runaka bibaho mu kazi nicyo ukora kugira ngo Nizzo ubashe kumukaruma ntabwo birabaho ariko
nkurikije kuko urumva before nari nyiri umwana sibyo ntabwo twakoranaga ntabwo nari nzi ngo Nizzo ameze gute gusa nyine ikintu nari nzi kuri Nizzo yarishimaga yakundaga abantu yakundaga gusangira n'abantu icyo kintu nari muziho ariko ku bintu byerekeranye n'akazi nta kintu na kimwe nari nzi so ubu ngubu ndi kugenda menya Nizzo kubera ko hari ikintu kiduhuje akazi nyine Nizzo ni wa muntu uba ushaka ko mugendana sibyo kandi buriya mu kazi nyine bisaba ngo buri umwe yumva undi iyo habayeho rero kumvana ibintu bigenda neza iyo hatabaye kumvana niyo hahandi usanga abantu bajajinga umuntu ngo uyu muntu agira amahane cyangwa se agira ifata imyanzuro bimeze gute so icyo gihe nyine umuntu afata umwanzuro bitewe n'uko wenda wowe mutagize gute mutagendanye ariko gihe Nizzo ni wa muntu tugendana n'iki natacyumva akubwira impamvu atacyumva nawe ukacyumva uko ucyumva habaho guhuza sava habaho kudahuza icyo kintu mukakireka byiza cyane Nizzo the same question Queen ubona icyo ugerageje kumubwira abasha kujya understandinga nk'uko ubyifuza cyangwa hari ukuntu bibaza kugunira akenshi nta nubwo ngiye mubwira ahubwo we niwe umbwira Queen ni umukozi cyane niyo mpamvu nyine akenshi nkunda no kumwumva kubera yuko njyewe hari kote yanjye yabaye ukuntu igice kimwe ashatse kuvugira hano we rero ahubwo niba uri kugenda ukivugurura kugira ngo havemo ikintu cy'imikorere myinshi cyane ntabwo natinya kubivuga mu banyarwanda ni ibintu bibi ni abakobwa uvuze ikintu gikomeye cyane kuri Queen ni abakobwa bake bameze nk'uko ugerageje gusobanura Queen uyu munsi kuko ni gake ushobora kumva umuntu nkawe nka Nizzo avuga ati Queen ni umukozi kandi koko ukabona ko ari umukozi koko before yuko twumva imwe muri song yawe turakomeza n'andi story Queen wumva wowe uri proud y'ibikorwa byawe ku kihe kigero ni iki wishimira kugeza uyu munsi ntabwo biragera ku rwego numva nshaka ndi proud yabyo ariko nyine hari ahantu ntaragera kuko mfite intego nini cyane gusa nyine kugira ngo ngere biransaba gukora cyane kandi I know ko nzabigeraho byiza cyane ndagira ngo noneho tubwire imwe mu ndirimbo wakunze yaba ari n'izagizemo uruhare yaba ari collab cyangwa se album boys muri rusange then tuyikinira bari kutwumva kano kanya utubwire n'impamvu ubundi tuze tugaruka twumva none ibitekerezo by'abakunzi bacu ko ari nyinshi the best maybe Kigali Love my goodness kubera iki Queen Kigali Love ndayikunda nakunze amashusho yayo nakunze uburyo bayikozemo n'uburyo yakitingaga nibyo very nice reka tumve kwanza iyi song ni ingoma ya mbere Queen agiye kudukinira Kigali Love Album Boys maze imyaka igeze kuri 7 kuri YouTube channel ya Album Boys reka tuyumve then turagaruka dukomeza n'andi story agiye atandukanye don't go anywhere. We get guests in the house. We get guests in the house. Guests in the house. On the Industry on 93.1 Fin FM. Let's go! umaze kumva indirimbo nziza cyane Kigali Love tujyari kumwe na Nizzo Kabos right now zina Queen Ringo. Nizzo reka ngusubize inyuma ho gatoya mu byukuri izi vibe zanya abantu barazikunze sana stina n'uyu munsi baracyafite ku mutima nahoze mbona comment nyinshi cyane abantu bagenda banyandikira bari ati bro urakoze cyane kutuzanira Nizzo ati yadutwumbuje zamani sana ku buryo usanga uyu munsi ari nk'umuntu ushobora kuba afite nka album yanyu bitse hariya ayumva everyday mu modoka naye hose mu byukuri Nizzo uyu munsi niki uburi gufeelinga maybe iyo subije amaso inyuma ukuntu mwatangiye ukuntu mwakoraga ariko uyu munsi izo mbaga ntago zigihari niki kikuza mu mutwe kwa ikintu kinza mu mutwe ndi kwifuza yuko mu buzima nazongera guhura na groupe yanjye tugashimisha abo bantu bose muri rusange kandi
ikintu buriya nizeye hari igihe gishobora gushoboka buriya kugira ngo iyo arena tuyihuriremo mbese n'abari hanze tubasangeyo nta kibazo nta mpamvu nta kintu twapfuye n'ibyo twapfuye twarabikemuye of course ubuze ikintu cyiza cyangira ngo abakunzi ba Fine FM icyo kintu baracyumvishe for the first time ati hari igihe kizagera nka Album Boys tugahura hanyuma tukagira gute tukabaha bya byishimo mu kanya gato ndaza kuba ndekura telefone hanyuma muze kugira icyo mubaza Queen ndetse na Nizzo muri rusange. Hanyuma uyu munsi Nizzo hari bamwe mu artists wagiye ufasha bagiye batandukanye, hari zimwe mu ndirimbo zagiye zijya hanze, hari MB Bluestone, hari undi muvandimwe ntari kwibuka neza izina raza kumutwibutsa. Mu by'ukuri byari ibintu byiza, yari move nziza, navuga ko muri Album Boys ni wowe wagerageje kugaragaza icyo kintu, ariko ntago twabonye nyine bikomeza n'ibintu nk'ibyo. Ese byatewe wenda na contract mwari mufitanye, cyangwa se hari maybe gutekereza kuzongera gukora ibyo wakoraga byo gufasha abahanzi, donc plan yo gufasha imizi gute kuri Nizzo? Oya, njyewe mbijyamo ntago yari business ngo mbe wenda nka coach Gael cyangwa se biki wapi. Ibyo ngibyo byabaga bindi mu maraso, kubona ko nta tala yapfa ubusa kandi bifite ikintu nshobora kuyikoraho. Ni ibintu nyine nakundaga muri rusange, njyewe ubwanjye nkavuga ni okay, uyu nimbona ateye imbere sawa, narashyizeho itafari rimwe. Rero nawe yakuze aba agomba kumenya izindi nzira, ubwo iyo byanze biba byanze, cyangwa se byakunda bigakunda. Rero niyo mpamvu mu bahanzi benshi nagiye nyuramo nta kintu mbashinja, nabo ntekereza ko nta kintu banshinja kabisa, kubera yuko turacyanabanye n'uyu mwanya kabisa. Hamwe n'ibikorwa wakoze, uruhare runini wagize muri Album Boys ikagira higera, yego buri muntu ari mu buzima bugiye butandukanye. Ubona iyi industry mwaharaniye ko itera imbere uyu munsi, igerageza cyangwa se iguha ya respect nka Nizzo wakakwiye kuba wagahawe? Mbere yuko industry guha respect banzo yiye bro. Sibyo? Wowe ubwawe nimba wowe ubwawe yiha respect, n'abantu barakubaha. Rero yitu yubashye ntabwo, ariko nimba babona ko niyubaha ubwo ndamfite icyo cyubahiro, nta kindi kuko nta handi nabirebera. Byiza cyane kabisa. Hanyuma hari ikintu maybe wicuza kuba warakoze ariko ukabona bidashoboka uyu munsi, wakabaye wifuza kuba warakoze maybe way back, cyangwa se mu by'ukuri hari intambwe uyu munsi uri kwishima uvuga uti aho bigeze uyu munsi I feel something, wenda bituma mba proud bitewe n'ibyo nakoze muri icyo gihe ndi muri team muri rusange? Iyi si nta muntu uticuza, nta n'umuntu udakosa, sibyo? Ntago kabura, sinababwira ngo ndi kwicuza ibi ngibi, ariko ibyo ari byo byose ako kantu ntikabura, ariko si n'akantu ka danje tu, nta kantu kaba kari aho ngaho, ariko nakura kicuza kugira ngo ukosore. Ikibazo niyo ukosoye haza n'akandi, n'ubundi ntabwo bijya birangira bro. Iyo ukiri umuntu uba ukiri umuntu nyine, ntabwo wabivamo ibyo bintu. Upfa kuba utabaniye umuntu nabi, upfa kuba udafite amashyari mabi, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo bishobora kwanduza nyine umubano wawe n'abantu. Ariko kubaho bana wicuza utuntu ni ngombwa. Hari n'igihe ushwana n'umugore wawe igitondo ukabyicuza kandi mukongereje mugashwana. Of course, man. Before you consubira kuri Queen ho gatoya, amatsinda muri rusange ku isi yase mu Rwanda gusa yagiye agira ikibazo agenda asenyuka, nandi yagerageje kwihuza mu Rwanda twarabibonye, agerageza kugaruka gukora comeback ariko ntibyakunda, birongera biranga. Ahanini ubona ikibazo gituma amatsinda adakomera gituruka ku kintu nk'umuntu wayabayemo?
ni nk'uko umugore n'umugabo batandukana uri kunyuma n'umuntu ubwe hari igihe acika ari wenyine acika intege bya bintu akabivamo uri kunyumva ntabwo njyewe nshobora kurenganya itsinda ryanjye buriya ahubwo ikintu nshobora kwijijaho maybe ushobora gusanga mwarashwaniye utuntu tw'amafuti sibyo naho ubundi we ni umuntu uba uzabaho akagira umugore n'abana ashobora kuba mu Rwanda cyangwa ntabe mu Rwanda ashobora kuba hehe ubwo icyo gihe aba agiye kubaka ubuzima bwe bro iyo wakuze uba wakuze biba rero icyo groupe iba yaradushyiriyeho ni ugushyiraho fondasiyo yacu ahubwo uburyo tuyitwaramo nibwo bigomba icyo nicyo tugomba kumenya tu byiza cyane kabisa hanyuma Queen Nizzo agerageje kugira ibyo agira dusobanura bigiye bitandukanye binyuze mu matsinda na kariyeri yo muri rusange hanyuma ngarutse kuri Queen mu by'ukuri benshi bakoze muri sinema hanyuma bakaba bari gutekereza bamwe na bamwe bati ubwo ari umukinnyi w'amafilme ujya unategura na filime zawe byagufashe igihe kingana gute kugira ngo wenda uyu munsi uvuge uti ndi Queen igihugu wenda kiri kureba ndi Queen uri kwinspiring abandi ba young generation abo bakobwa ari kuzamuka uyu munsi ku byo uvuga uti nanjye hari itafari ndi gushyiraho muri kwa kweba inspiration cyangwa se urugero rwiza ku bakobwa bari kuzamuka uyu munsi uri kwishimira nawe ubwawe uyu munsi ni iki uyu munsi wadusobanurira ku bijyanye no kuzamuka kwawe na success ufite uyu munsi muri rusange jewe ntago nakundaga ibintu byo kuba umusitari cyane cyane ko famiye yanjye hafi ya bose ari abasitari najyaga ndeba nk'inkuru babavugaho nyine nkaba ari byo babara cyane kuruta bo nyine bavuze inkuru nkavuga ibintu ntago mbikunda ntago nabijyamo nta nubwo mbishaka so mbyisangamo ukuntu nabyisanzemo nanjye navuga ko nyine nabyisanzemo hari umushyitsi wanjye uba hanze yajyaga ambwira ati wazakinnye filime ko ndi kubona sinema nyarwanda iri kugenda izamuka kuri mu bakobwa nyine baberwa no gukina filime kandi mbona wabishobora wazagerageje nyine yajya nazana icyo kiganiro nkamukatira nkamubwira tuganire ibindi byo ngibyo tubireke bitewe nyine na ka kantu navugaga so nyuma nza gusohoka ndi kumwe n'abashuti banjye tuzakubitana n'umupapa umwe ukina muri papa sava twakundi nyine muba mwicaye kuri table mugenda mwibwirana yaricaye iruhande rwanjye ndaje ndamureba ndavuga ko ndabona hari ahantu nkuzi arambwira ati se ushobora kunzi hehe ndambwira sinzi ahantu nkuzi ariko ndabona nkuzi anyereka ifoto yari iri muri screen ya telefone mbona nyine ni ba bantu bavugira inka mu bukwe nyine ndavuga oya ntago ari ubukwe ariko sinzi ahantu nkuzi arambwira ati rero niba atari mu bukwe kuko mvugira inka ushobora kuba unzi muri filime kwa papa sava ndambwira ya birashoboka ntabwo njya nkunda kureba filime z'inyarwanda ariko birashoboka ko ari wo nkuzi arambwira ati birashoboka ko ari aho ngaho saza mpita nyine mitamba shapu ndamubaza sasa umuntu yashaka kujya muri filime bisaba iki nyine kugira ngo umuntu ageremo ni cyo kintu bisaba hamwe ati nta kintu bisaba nyine bisaba ko ushobora kuba warabikozeho cyangwa se warakinnye nk'amakinamico arambaza ati se ahantu ushobora kuba warabikinnye ndambwira agiye nyiga segonderi najyaga nserukira ikigo cyacu mu bintu by'amakinamico ariko nta kamera yigeze njya nyine imbere ndambwira ati rero wagerageza ati suri seriye ndambwira ndi seriye ariko mu by'ukuri ntabwo nari seriye arambwira ati okay ima nimero yawe ngasaba nta kibazo ndayimuha duhana amanimero nyine nditahira nawe arataha sasa ku munsi ukurikiyeho arampamagara arambwira ati ntuzanyinisha kuko abakobwa benshi bansaba kuba nabashyira muri filime cyangwa se kuba nabashakira ukuntu bageramo ku munota wa nyuma nkababura ndambwira ati ntabwo uzigera umbura ati sawa sinasevinze nimero yawe sasa umunsi nyine abibwira bosi papa sava ndamushimiye ko niba atumye abanyarwanda bamenya aramubaza ati nyine nta mukinnyi ukeneye
ndambwira ati sari ufite ndambwira ati yego hari umukobwa mfite arambwira ati mubwire agwa amafoto ye mwohereza amafoto arambwira ati uyu nguyu uzamubwire ko hambere azaze dukorane ariko ntiyahita bimbwira ahubwo abimbwira ku cyumweru buri buke njya mu kazi baramamagara barambura no kuwa mbere baramamagara barambura bigera nka 5:00 bakimamagara ngeraho nyine mvugana nawe arambwira ati mbabara ufate moto uze kuri seti ndagenda nsanga banegereje ariko urumva bari barimo barakora izindi sene ndagenda papa savarandeba arangije arambwira ati interview ngiye kuguha niyo gukina ati nibikunanira ndahita nkusezerera sene ya mbere nayikinanye na Digi na Margarita yariyo ya mbere yego yariyo ya mbere na papa sava urumva ikinanye n'abantu basanzwe babizi niyo bagwaye sene ngusome akagira ibyo wibagirwa yari abantu reka mbivuge gutya ari abantu beza hari nk'akantu bavuga ugahita wibuka ko hari ikintu wibagiwe kativo nyine baramfasha bigenda neza arambwira ati sene ya mbere ukinnye neza ugiye gukina sene ya kabiri bitanye na sene ya kabiri na nyine turakora twese n'abandi arambwira ati ejo uzagaruke none abakinnyi babe basanzwe baravuga bati niba boss yakubwiye ngo ejo uzagaruke urudamaze kuba umwe muri twebwe nyine nangira gutyo byiza cyane kabisa byiza cyane Queen ukina neza thank you kuri pe ukina neza nyine hari ukuntu wambara character yakavuga ati wow hano urimo neza hanyuma Queen ubona uyu munsi noneho igitsina gore muri rusange ino industry ya cinema reka tubijyanye nanone n'aba video vixen muri rusange byose ni acting mu ndirimbo z'abahanzi ubona mufatwa nkuko mwifuza ko mwakabaye mufatwa muri no society dore ko hari ukuntu mutafatwaga neza bakabaha amazina mudakwiye bakabambura agaciro mukwiye uyu munsi bihagaze bite uyu munsi nkurikije uko bimeze ntago bikiri bibi cyane kuko abantu bamaze kumenya ko ari akazi nk'akandi kandi koko ni akazi nk'akandi ni akazi kagutunga ni akazi kakugaburira nyine ni akazi kakemura ibibazo byawe so kubera ko abanyarwanda bari kugenda bisobanukirwa ntago bakibyanga cyane cyangwa se ngo babivugeho nabi cyane kuko nyine urabizi utuzi twaranabuze ariko nyine umuntu yagize umugisha akabona nk'ahantu yihengeka agatangira gutyo agenda azamuka cyane cyane ko ubu byoroshye YouTube zaraje igize umugisha izina ryawe rikamenyekana nawe ufunda ibyawe ukagenda ukura nyine unasapotinga n'abandi ntabwo bikiri bibi cyane bagenda babyandastanding bagenda babyumva cyane neza cyane none reka twumve nabo icyo bivugaho duhamagare kuri 0788 hanyuma na message tugenda tuzakira kuri line wa mbere yahageze hello Fine FM komera cyane papa komera nizo wamwumvise namwumvishe musuze nizo bari kugusuhuza hangaha bana turi kumwe nanjye ndagusuje bro ni Jackson yes Jackson uhereye Jackson merere Gatsibo na gutoka Gatsibo ikibazo kuri nizo mumbariza ati uko Gatsibo nta muhanzi uriye koko nkanjye mbaye umuhanzi ariri oya reka gusubiza none se wabaye umuhanzi se hari icyo bitwaye bro wabaye nyine uwo nguwo ushaka ko wabaye umuhanzi hari icyo bitwaye cyangwa urashaka uruhushya kuri njyewe hari n'igihe ndyama mbega indirimbo ikanza mu mutwe nkavuga ati mana yanjye koko bizagende wowe buriwe niho bizakunda tu njye nta ruhushya naguha wowe buriwe tu ku giti cyawe wowe uwo uriwe ku giti cyawe niyo nama kugiriye ntabwo yafasha se nk'umuntu wakoze muri kore nose uri kubona nagufasha nk'iki ko wowe uko bibona ikintu wafasha ni uko weho n'ubundi
gusa wangira inama ukanyereka inzira bicamo mbega nibwo bufasha. Reka araza gufata nimero yawe turabivuganira mu gikari, ntabwo ibyo twabivuganira hano kuri Noza, sibyo? Muraza kubivuganira mu gikari, ndaza kumuha namba. Sibyo byiza, hano ntabwo twavugana. Okay, sawa. Sana kuri line, reka twumve undi faster. Hello Fine FM. Bimeze bite papa? Mungu wagarutse. Yego, Nizzo amwumvise na Queen. Ikintu nshaka kwibariza Nizzo. Basi Nizzo. Ndakumva. Wenda umuntu yazongeye kubona mu isura nshyashya n'abavandimwe bacu. Isura nshya zabihari, wenda ubu nsigaye mfite dread, abandi barabyibushye, hazaza n'indirimbo zindi nshyashya. Isura y'abantu bagarutse bazana izindi sura bro. Kuri safi turamukumva ari kumwe na Nizzo kuri stage. Humura tu anytime. Nawame. Na Kabos bose nukuri. Nizzo na Kabos. Nahambo. Urakoze cyane, reka twumve undi kuri line. Hello Fine FM. Icyo namubwira Kabos naramwizeraga cyane kandi n'ubu ndacyamufana. Ikintu namusaba nuko byibura yakubita nk'umuzigo nk'akayihinduka kabisa Kristo turagakeneye kabisa. Wanyawe ubwo muzaba hafi, mubanze mutangirire kuri Nizzo na Queen, bimwe mu bifane, ibindi nabyo ndi gutekereza kubata moto, sibyo? Inkunga yanyu niyo nkeneye cyane. Okay, sawa sana kumve undi. Hello Fine FM. Umeze muto. Ni sawa. Nizzo amwumvise na Queen, nicyo babaza? Wabaza Queen, yego. Jya ku iruhande rwa radio ariko. Iruhande rwa oh my god. Iruhande rwa radio kujya tukumve neza. Oh my goodness. Queen ariko kumva. Queen. Yes bro. Akazi keza mu Rwanda. Thank you my brother. Tuzahuza buriya n'itaye mu mwana. It's okay. Sana. Reka twumve. Yes, hello Fine FM. Hello. Bimeze bite? Papa Bime ubundi none nashakaga bime fresh. Were papa. Ubundi bagiye bazana vibe n'izanje. Ubundi icyo nicyo dushaka muzee. Hatari. Nizzo. Nizzo arakumva neza cyane. Meze Nizzo papa. Cyane wane wowe. Fresh sana kabisa. Yego, uherereye sewa. Yo brother, nikepa drone n'igisanzwe hano kutaki. Yes kepa drone. Emerere hano Kaciro man, ndimo ndiyumvira Queen na Nizzo ewan. Asante sana kabisa. Thank you. Ameze fresh be papa. Cyane aribi kabisa, sibye ya Kigali ndi kubona ari insazi. Yeah. Queen. Yes brother. Queen way. What's up? Arakumva. Ameze my brother. Beze neza bro. Hi. Uhitamo akaririmbo keza bita Kigali Love kano karirimbo. Sibyo, reka babatemo babashyiremo n'umwanzuro. Karirimbo ngo estoriho gatoya. Bikunyumva? Ndakumva bro. Aka karirimbo niga primaire mu wa gatandatu. Nakundaga kukumva nari naraguze memory card kuba DJ muri karitenge kugafata. Ngeze mu rugo niba phone y'umumeri njyana ku ishuri ndimo ndumva class. Icyo gihe nashe bankubita ikintu bita inkoni n'ubinkovu njya ndeba ku maguru nkabyibuka. Urwo babyita urukundo. Ubundi Nizzo niwe wacu kabisa. Wow. Asante. Thank you bro. Kandi tumushimiye kabisa. Thank you. Asante. Hanyuma ngira ngo abantu mwabumvise donc urumva ko babishimiye mu buryo mwe cyangwa se ubundi. Hanyuma Queen iyo muri
muri gutemberana mukora content ya hari zo mukorana muri studio muganira na Nizzo ndetse hari ubwo mutembera hano runaka ya hari some video twagiye tubona mwatembere mwagiye gusura inka n'ibindi nk'ibyo ya mu by'ukuri ni iyihe mood wishimira iyo muri kuganira mu nzu cyangwa se hanze donc ni izihe content wishimira cyane uri kumwe na Nizzo? Nobeshye ntabeshye hano ndahita ngutamaza byihuse cyane iyo twazerereye akunda ubuzererezi rata ni nayo ntuzererezi jenize tourisme so yeah Nizzo ni umuntu nyine ni umuntu ugira vibe ariko nanone ni umuntu ari shy so rero nyine iyo mbona atuje cyane njye ngerageza kumusakuriza nyine nkakora ibintu biri fari kugira ngo yishime anezerwe so rero nyine nk'iyo twafashe imodoka tukagenda kurira tukazerera biranshimisha cyane. Tubona ko na vibe ya Nizzo yahindutse muko yego Nizzo harimo abandika muri comment ngo witugire umuhungu musaza ariko nibyo nshaka urakora ukuntu kabisa ahita bafari somehow n'ibintu nk'ibyo Nizzo we niki wishimira cyane hanini iyo iri kumwe na Queen mukora content mu byo cyangwa so bundi ni iyo moment uba wumva nyine itarangira kwa nkondo iyo yishimye kubera ko iyo yishimye ni naho n'akazi karyoha cyane kabisa noneho nanga nanone aho ngaho iyo namubihirije nka kuri yabivuze ariko agerageza akabirwanya akabirwanya cyane sinzi ukuntu nabivuga buriya nta wavuga umuntu ngo abisoze ariko njyewe navuga yuko agerageza hagati yanjye nawe ariko mode nkunda nanjye iyo twazerereye mba mbona ari kwishima cyane ntimujya mubibona muri studio rero aba yigize umuntu uri seriyeze cyane utamenya ibintu bye biraho niyo mpamvu ngomba nanjye kumugira inzererezi kabisa kabiti kugenda tugana ku musozo Queen muri sinema zawe wenda ugenda utegura n'ibintu nk'ibyo twitege kuzabona maybe Nizzo ari main character muri sinema yawe of course neza cyane Nizzo umutumye mbere amabanga kandi nabyara hasi umutumye mbere amabanga kandi nabyikine yarazi hari filime ndi kwandika ego tuzakina ari main even me muzayibona vuba muri uno mwaka muri uyu mwaka oh my god exclusive kabisa byiza cyane ubona zabishobora cyane azabishobora niyo mpamvu nyine ngenda mugira umusazi rimwe na rimwe kugira ngo nyine azabyiyumvemo byiza cyane hanyuma Nizzo mu ndirimbo zawe ugenda maybe ziri imbere wenda ntawamenya wenda ngo niryari ubona mu by'ukuri Queen ashobora kuba yazafitinga muri video azi nka video vixen? Ntabwo nshobora kumatingisha. Why? Nuko njyewe mbyumva gutyo. Kubera ko abanyarwanda bafite byinshi batureberamo njye na Queen. Noneho nimba hazaza na movie ndi kumva gufatinga muri video ya song nta kintu byaba bimaze cyane tu. Okay. Ngira ngo wenda bite nuko n'uwaro asanga simbizi cyakoze kera nanyemera ninkomeza gutereta neza wenda namuhimbira akaririmbo nanjye nkikaragana nawe bakabibona tu sibyo. Okay, byiza cyane kabisa guys. Tugenda ku musozo, maybe hari message yihari ushobora kuba wabwira Queen bitewe noneho nuko muri gukorana. Je nta message ndamvuga nta n'inama ikintu namubwira ngo thanks. Okay. No muntu dukorana nabyo byiza sibyo ariko ngewe mu buzima bwanjye buri umwe yigira inama cyangwa se message nzamukandira basi kuri phone mubwire nyewa mwohereje 5 ndikumva ya message namwoherereze. Okay. Pakwa gusa ka message kambe ka thanks yakubise. Yeah. Hanyuma Queen, anything kuri Nizzo maybe? Ndamubwira iki? Ndakubwira iki man? Say something.
biba ari byinshi ahubwo akabura icyo abanza. Ni byinshi namubwira gusa nyine namubwira ngo akunda ibintu turi gukora tu abikunde abihe urukundo abyiteho kuko buriya sinema bino dukora bigendana na music nyine ikintu kibura kuri we ni akantu gato gusa kwirekura fresh ariko ndabizi nzamugira umusazi Nizzo Kabos bizagenda neza bizagenda biza zabyiyumvamo fresh sana time yacu yadufashe mu by'ukuri nduba twajyanye ibihe byiza kandi ahangaha already habaye mu rugo anytime ari byo wifuza ko twaganira n'abanyarwanda tunanegeranye murakoze tuya kabisa sana reka tubifurize success muri byose kandi abantu bakomeze ba following banarebe YouTube channel harya guyitwa Nizzo na Queen bajye no ku Instagram yacu Queen Ringo Nizzo Kabos na TikTok byose na Twitter na Facebook imvuga za zikoresha niyo nkunga tubatse niyo nkunga kabisa asante sana Nizzo wakoze cyane kuza namwe nuko nguko nanjye mba nishimye rero kabisa appreciate Queen merci beaucoup kuza merci aussi byaro umugisha kabisa kwakira Queen na Kabos hatari sana namwe n'umugisha kwa twari turi kumwe wow appreciate asante sana kuri mwese twagiye tubonekerizire ko twabanye neza yari Nizzo Kabos ndetse na Queen hanyuma niba mutanyuzwe ubutaha bazanagaruka dukomerezeho twari twagarukirije hanyuma gahunda za Fine FM zo zirakomeza nk'ibisanzwe Professor Y reka mbashimire sana hasta la vista bye bye inakuaje wanetu kama kawa kama dawa. Yes, mimi ni Rashidi Mbegani aka Mr. Presenter live from Dar es Salaam Tanzania. Bana time here namsikiliza homeboy the best presenter in town Yusufu Professor live from Kigali Rwanda. Don't go anywhere.